twihute cyane. Urabona inkuru yari itegerejwe cyane, inkuru ikomeje gutera abantu amatsiko. Mwabonye ko rwose noneho byabaye impamo, byamaze kuzura, byabaye furu. Ubona ko abantu bari bategerezanyije amatsiko umuhuro wa Bruce Melody na Diamond Platnumz. None bikaba byabaye, ubu ngubu turi live man. Urabona ko barahuye, bararamukanya. Urabona inshuti zazanye na Bruce Melody, n'abazanye na Platinum Diamond nyine. Urabona ko ubwuzu ari bwinshi, baganira ku mishinga imwe n'imwe bagiye bafitanye, ariko nta nubwo twabashije kubafata neza kuko twabafashe igihe gito, ubundi bahita bajya mu biganiro, bajya gusangira. Urabona ko ni ibintu bikaze cyane. Ibi bivuze iki kuri Bruce Melody? Abantu bavuga ko maybe ko bashobora gukorana n'izindi ndirimbo, we don't know. Ariko abantu babiri baba bafite ibyo barimo gupanga. Babonye ko iriya ndirimbo iriya ndirimbo rwose agiye no gukomereza mu bihugu by'Uburayi, n'ubundi azenguruka niba twavuga ayiporomotinga, nk'uko n'ubundi bakomeje kubikora uko ari bombi, nko ku ma TikTok. Ngira ngo ni indirimbo iriho cyane no ku zindi mbuga. Ubona ko ari indirimbo rwose yahawe motivasiyo cyane kandi yakozwe n'abantu banini. Ubwo wenda sinzi Bruce Melody wa mugani bamwe bavuga ngo yarabihanuriwe, ariko we don't know. Ariko turaza kumenya ngo ni iki, ni umugisha, ni amahirwe, byose biba birimo. Buriya tugiye kureba igiye gukurikira, tumenye ngo ibi bintu wenda bimwongereye amahirwe gute, cyangwa se wenda bimushyize ku ruhe rwego. Kabone n'ubwo rwose indirimbo ubona ko nta bitangaje birimo, kuko nta nubwo n'izindi bagiye bakora, cyangwa se n'abandi bahungu mu Rwanda ubona ko bajya bazikora, zikarebwa kuri rwa rwego. Ntago turi buze kumenya wenda ngo ni ibiki, ariko pushi nubwo bayipushinga cyane, igihe imaze ntabwo yakabaye ifite ziriya viyuzi, kuko n'abandi bajya bazigira, abo ba Element bakazirenza cyane, ba Kevin Kade, ba Chris Easy. Sinzi impamvu ubwo iriya ndirimbo itakabaye izamuka cyane. Njye ndumva akaba igeze wenda nibura muri 10M irenga. Wenda reka turebe wenda n'uburyo yatumbagira, wenda igeze wenda ku rwego handi bigeze muri medium. Reka turebe ngo buriya turi buze kumenya ngo ni ibiki. Ariko urabona ko Bruce Melody akazi aragakomeje, n'amafaranga aremera akayashora, nubwo rwose ubona ko biri dopu. Buriya turi buze kumenya ngo ni ibiki bikurikiyeho, ni ibiki bijya mbere. Tumenye ngo ni bande wenda bagiye kugira ishyari ryiza, nabo bakaba basimbukira mu bindi bihugu bagakorana n'abahungu bakuru. Ariko urabona ko Bruce Melody afite courage, kandi yari afite inyota yabyo, kandi urabona ko aho yafatiye ntago yifuje kuba yakora ikosa ryo kugivinga up. Ubwo rero reka turebe ibindi bitaramo akurikijeho, tumenye ngo ni ibiki biraza kubyara iki, cyangwa wenda tumenye ngo we gonna do what. Gusa inkuru zo ni nyinshi, nubwo mwumva turi mu rusaku, nubwo mwumva wenda tutari muri studio. Ubona ko bigoye cyane, ni urusaku byo bikaze cyane, urusaku rw'indege n'imodoka, urusaku rw'ibintu byose n'abantu. Ubwo wenda turaza kuba twabanyuriramo mu buryo wenda buhambaye, mu buryo bwuzuye, buri furu, kuri iki kiganiro nyine kiri original, gisesenguye neza. Buriya turi bujye mu busesenguzi kuri original,
Mu makuru menshi n'ubundi turi buze kuba twagarukaho, tugaruka kuri uriya muhanuzi urimo guhanura ba Bruce Melody n'abandi bahanzi, tugaruke kuri ku 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 kuba Bruce Melody n'ubundi nyine agiye kuba yajya mu bindi bihugu, tugaruke kuri Israel Mbonyi nawe ugiye mu Bubiligi ugiye kuzenguruka, ubona ko movement ni nyinshi cyane hano mu gihugu, ubona ko abahanzi barimo kubikora cyane, ubona ko rwose ari ibintu byiza, ubona ko igihugu barimo kugenda babikora kuri orijinali. Ubwo wenda reka nambaretseho gake, ubwo wenda zari incamake, zari ukuvuga by'umwihariko kuri uriya muhuro wa bariya bahungu, wenda ubwo wenda turi bwongere guhura andi masaha, ngira ngo ni ibintu bikaze, ni ibintu bigaruka. Ciao ciao man, yo.